ako kavido wamara kabonye ntago nakabonye. njye nabonye akavido wa DJ Brian ndetse yaje kurwana n'umwe ndetse numva bimwe mu bitutsi DJ Brian yatutse ubwo yakubitwaga ndetse bikomeye. Bamwe kuri banyina n'ibindi iyo video yaracicikanye ku TikTok n'ahandi ariko ndayibona. Adeline baravuze ngo ni indaya ngo kwera yambara mini nago gukizwa biba mu myenda. Uretse gato twigeze tubona amafoto yacicikana bigaragara wambaye agakanzu k'umutuku ndetse aho bigaragara ko sinzi mu bamwe mu bashuti bawe cyase mushuti yawe yari gutereye ivi simbyibuka ariko bigaragara ko bamwe ku mbuga nkoranyambaga TikTok ndetse Facebook n'ahandi n'ama YouTube bagiye bavuga ngo dore wambaye nk'indaya ukora iki ari ukwambara ijipo ngufi n'indende wahitamo iki? Ntago njye nambara ibintu birebire. Kubera iki? Amahoro y'Imana bene data inshuti y'umusaraba reka ngwikaze wowe wakoze subscribe kuri channel yacu Zoom TV3 hanyuma nawe utarayikora ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibintu bize kuryoha. Ni Zoom TV3 cyangwa se Zoom TV gatatu hanyuma ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho umunsi ku wundi. Hanyuma ngo wayikaze uri kumwe kuri mikoro nitwa Samu, kuri kamera turi kumwe na Benezeni ndetse n'umutumirwa wacu turi kumwe nawe kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma reka tumwakire benshi maze kumenya muri comment mwagiye mumuha mukamubwira ko mwamwishimiye hanyuma Imana itaka tukubwira ngo ikomeze kuguhereza umugisha we bitameze neza ejo byamera neza Imana igendura amateka y'ubuzima ibintu bikaryoha. Reka tumve uyo mutumirwa wacu amakuru yiwe. Amahoro abane namwe. Turi kumwe nawe Adeline umwari. Umwari Adeline umeze ute? Meze neza cyane. Nicyo kintu ubwira abantu cyangwa abakunzi bawe bari bagukumbuye? Muraho cyane ndabakumbuye nari mbakumbuye ndabasohoje mu izina rya Yesu. Ko mbona uri seriye udashaka kuvuga cyane? Biraza mu kanya biraza. Hanyuma mu bundi buzima busanzwe wari umeze ute? Nta kibazo. Meze neza. Uvuye ngo muri Tour du Rwanda nawe ari Tour du Rwanda cyangwa se mu marushanwa y'isi n'uvuye? Nabararebye cyane. Nicyo kintu wabonyemo cyaranze mu dushya twagaragayemo hariya? Abazungu bakunze abanyarwanda cyane. Ariko ngo n'impanuka zabaye nyinshi? Zarabaye nago zabura hari ahantu. Hanyuma umwari Adeline turakwakire cyangwa se turari tugukumbuye uyu munsi none ku bantu badukurikiranye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko nagira ngo uyu munsi none tumenye Adeline urakijijwe? Ntago ari cyane. Ndakijijwe ariko ntago ari cyane. Kubera icyo uvuze ngo nukijwe cyane? Ntago nkunda umuntu ukizwa cyane ngo arenze urugero. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko hari ibindi umuntu aba akora ntago nkunda umuntu uhora mu rusengero cyangwa ngo ahore yirukanka hari ibindi bipfa. Yego. Hanyuma ubundi mu gusanzwe usengera mu macaci. Macaci irihe torero? Gaturika? Gaturika ntago ari caci. Amatorero yasanzwe yaje vuba aha ngaha. Rega niyo nawe umusiramu nta kibazo. Yego. Utubwiye ngo utore arya ita utora Zana. Wayitora? Gake yuko nshoboje. Hanyuma tubwiye ngo usenge se wasenga ukabishobora? Nasenga. Tubwiye se ngo utere shapure wabishobora? Oya shapure ntago mbizi. Dusengera. Uwiteka Mana yacu Mana igira neza ndagushimye ndaguhimbaje ndagushimye ko watugiriye neza uyu munsi twa tugimuye ku muka bazima turabigushimiye mwami amen. Hari abantu benshi bambwiye ngo ibiganiro byawe bimwe ngo byarabakomerekeje ngo uvuga ukuri kwishi ukavuga ngo abagabo ngo amarari yabo ngo igitumye baca abagore babenyuma kuki bamwe mu bagore badashaka kumva kira kiganiro? Abagore bagira amashyari baba bagize agashyari. Hanyuma niyo umugore yagira ishyari ese uyu munsi we mudamu ufite urugo cyangwa se ufite umugabo kubera iki yumva ko ibintu wamubwiye yuko agomba kwita ku rugo rwe cyangwa se akaganduka imbere yiwe bihindutse cyakubyamo? Ariko ntago navuze ku bagore gusa navuze no ku bagabo. Abagore n'abagabo bose nabavuzeho. Sinzi impamvu rero umugore yatera comment nk'aho ari we navuze wenyine kandi mba navugiye rusange. Yego. Hanyuma ndetse uri inshuti y'abagabo cyangwa uri inshuti n'abagore? Ni inshuti y'abagabo. Kubera iki?
abagore ntago simbanga ariko turi kumwe gutya ntago twaganira ibindi bintu aho uganira n'umugore naganira n'umugabo. Kenshi ko bavuga ko iki ukunda aricyo kikwica, baravuga ngo iyo ukunda abagabo baguta mu cyaha cyangwa se mu kintu runaka, wakunda abagore bakakujyana mu ngeso mbi. Wowe kuki wahisemo gukundana n'abagabo cyangwa ukumva waba inshuti n'abagabo, abagore n'umukundana? Ntago abagabo mbakunda kuko banjyana mu byaha, ahubwo mbakunda uko bitwara. Si bose, hari abitwara nabi ariko abitwara neza muri rusange ndabakunda. Hanyuma bamwe mu bakobwa biravugwa ko ndetse cyangwa se mu gitsina gore biravugwa ko nyine keshi mutakigira urukundo ahubwo mukunda ibintu. Njye ntago njya mbikunda ibyo bintu. Ari amafaranga n'umugabo wayitora iki? Natora umugabo kuko amafaranga arashakwa. Uri umuturage? Oya, buretse gato. Igisuko ufite ntago ari amafaranga? Ni amafaranga ariko. Hanyuma isaha wambaye si amafaranga? Yego. Hanyuma telefone utunze si amafaranga? Ni amafaranga. Kingaho uturinete turebe. Natwe rega tuzi guhiga amafaranga tuyakura mu bagabo gusa. Ntago tuyakura mu bagabo gusa. Kuki wambaye rinete zihuye ni arya bayita iki wambaye ubu? Ni ipantaro, ni sarubeti? Naga sarubeti nakoze kari simple. Kari simple. Ubu karenze kaba kameze te? Utu ni utuntu tuba turi tworoshye. Hanyuma iremere bya danje bimeze te? Agacaguha kari yego. Ariko se mana we. Hanyuma Adeline uragira ati nari musabye ariko kwegeka usa nk'umuntu uzikuramo turere nanone. Yego. Hanyuma Adeline turakwakiriye, turagukunda ndetse kuri Zoom TV 3 cyangwa se 3. Uyu munsi wa none abakunzi kuri Ndacano abantu benshi bakubonyeho ugiye gutangira gukora cyane, niki kintu wumva wabwira abantu bagukurikiranye? Abantu bankurikirana comment zabo hari zo nabonye bavuga kuri Samusoni, bakavuga no kuri Adeline. Samusoni sheri wawe ni indaya, n'umugabo wawe yari indaya. Ntago icyo umuntu yakoze kera. Adeline baravuze ngo ni indaya, ngo kwera yambara mini. Ntago gukizwa biba mu myenda. Uretse gato twigeze tubona amafoto yacicikana bigaragara wambaye agakanzu k'umutuku, ndetse aho bigaragara ko sinzi mu bamwe mu bashuti bawe cyangwa se mushuti yawe yari gutereye ivi simbyibuka, ariko bigaragara ko bamwe ku mbuga nkoranyambaga TikTok ndetse Facebook n'ahandi n'ama YouTube bagiye bavuga ngo dore wambaye nk'indaya ukora iki. Ari ukwambara ijipo ngufi n'indende wahitamo iki? Ntago njye nambara ibintu birebire. Kubera iki? Ibintu birebire ngira ni ipantaro, ibintu birebire ngira ni igitenge. Abanyarwandakazi muzihanganire ku muntu wambara umwenda ashaka, bayawuguza amafaranga yiwe, ntago aba yagujije, kandi iyo yaguza yakwishyura. Ntago umwenda uzajyana umuntu mu ijuru. Twumvikane please, twumvikane. Ntago umwenda uzajyana umuntu mu ijuru. Ngiye nkwambara nk'ukunze, wowe wangiza ukaneraho ko umeze nk'umuntu ufite amahane. Ndanayagira ariko gake. Ndanayagira. Sinakubuza gutera comment ushaka ariko shiramo pause. Comment imenya zakubabaje? Hari comment yambabaje ariko sinakubwiye ngo ugiye gucika intege birarangiye. Ya nawe unacika intege, ahubwo bashyire izindi nkazo. Byibuze umuntu yimenye, cyangwa hari n'uza comment kwigisha iki umwara Adeline? Njye ntago naterera umuntu comment mbi kuva nagera no kuri YouTube cyangwa kuri TikTok. Ntago njya menya gutera comment. Iyo ubonye umuntu ateye comment mbi umufata gute mu muryango akomoka? Nta muco bafite. Nta muco bafite kuko reba comment irebwa n'abantu isi yose cyangwa igihugu cyose, ugasenya umuntu. Ahubwo wanamugira inama ukamubwira ati se Adeline iyo mini wazayigabanyije byibuze ukigizaho hepfo gato nkareba ko bikunda, ariko utansenyaguye. Ko mbona wasenyutse burundu waguye nk'amabere. Ntago comment yagusha umuntu. Adeline nyamara imihanda urayivaho bananiwe. Oya ntago byankundira. Kubera iki? Ntago byakunda comment ntago yasenya umuntu. Ntago yasenya umuntu. Bakunzi bacu umwara Adeline bamusenyuye. Icyo nshatse kuvugaho no tugira umuco.
tugire umuco nanjye nawo mfite cyane ngo mvuge ngo ndi umunyarwanda w'umuco ariko se ntabwo najya kukubwira ngo wambaye ngo iherena uko njya mbona bambaye iherena ku mukondo cyangwa ku mazuru nuko abikunda ntabwo najya kumutera ibuye umusaya wanjye yakuse none ko wafunguye ariko none wagataye isuku uhagaze cyamennye ngira ngo ashaka kureba ko napfumuye ntabwo ngenda ukunda kamera mbona twereke neza kubera icyo utapfumuye kandi harimo abakobwa bafite n'amarena ku zuru no ku mukondo ntabwo ibyo bintu mbikunda habe na gatoya ibintu byo gupfumura amatwi sinteye ibuye ku babikunda kubera icyo utapfumuye amatwi kandi ukabukunda mini ndayikunda cyane mini nabyirutse nsanga abakuru banjye nabo bazambara mbona nyine kuba ko bakuru bawe bakwanditse ingeso zo kwambara mini ntabwo ari ingeso ni ubushake biterwa iraza guhurira he uvuke mu gisirimu wowe wavukanye na bakuru bawe ari abasirimu ari abasirimu ubaye umusirimu ndi umusirimu hanyuma ubundi Adeline nk'umukobwa cyangwa se umwe mu banyarwandakazi b'abagore cyangwa se abategarugori n'abari niba ariko babivuga sinzi ninde muntu byibuza muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se igihugu cyacu cy'u Rwanda ninde muntu wigira ukavuga ati byibuza murebye mu bakobwa mu babyeyi naba nkawe Anita Pendo no oya ntabwo ndi umu-DJ nubwo nanabishobora ariko Anita Pendo ni icyitegererezo ku badamu bagize igikomere cy'umugabo umugabo akaguta cyangwa se Anita Pendo yari afite umugabo witwa Ndanda ndetse njye mbazi baba ku Gisozi ahitwa mu Budurira njye ndabazi gutya n'umugabo babana aho hantu nari mazi utambitse gutya rwibutso rwa Gisozi hanyuma niki kintu kwigisha Anita Pendo azi gukora cyane ntajya acika intege kandi uko asa binejeje amaso y'abantu atari yashaka nubwo byanze imbere hari Imana azabona n'undi umukwiriye uriya ntago yari uwe ariko nshimye ukwanga n'ubu ngubu cyangwa se n'uko abana be njya mbona bameze ni umuntu ukomeye cyane mu bintu byo guhiga biravugwa ko umugabo we yatwawe n'umwe mu badiaspora ndetse b'abadiasporakazi baba muri bihugu byo hanze niki kintu ubwira abantu bashobora kwanga kubana n'abantu mu bushobozi bwabo bagakururwa n'amafaranga cyangwa no kuba ari mu bihugu bitandukanye ari Imana irabahana umuntu ugendera ku rukundo rw'amafaranga rushira vuba kandi igitangaje iyo rushize ugarukira wa wundi niyo mpamvu abadamu dukunda kwihangana cyane tugapowesha tumaze iminsi tubona bamwe mu basitarikazi b'abagore cyangwa abari n'abategarugori uwitwa Tesha n'uwitwa DJ Brian ejo bundi yikore gutyo umuntu ngo yive mu rushuri rupima nk'ibiro 200 aba ari umukubise ku itama ngamenye ashaka kuyaranduramo ariko aka kavido wamara kabonye ntago nakabonye njye nabonye akavido wa DJ Brian ndetse yaje kurwana n'umwe ndetse numva bimwe mu bitutsi DJ Brian yatutse ubwo yakubitwaga ndetse bikomeye bamwe kuri ba nyina n'ibindi iyo video yaracicikanye ku TikTok n'ahandi ariko ndayibona ndetse biza kugaragara ko witwa DJ Brian ndetse n'uwitwa Tesha bamwe barebye uwitwa DJ Brian bamubona imwe muri tatuwaje iri ku gikano ndetse no kwita ko afitemo ndetse aho ku gikano hano hariho nuze tatuwaje y'imbunda bamwe mu bagore bigaragara yuko hari igihe mwishyiraho tatuwaje y'abana banyu ndetse mugashyiraho tatuwaje y'umugabo wawe ese nawe tatuwaje wumva wayitunga kandi nta maherena wigeze upfumura ntago nayitunga tatuwaje kubera iki nyifata nko ku nabivuga kunanirana oya nabifata nko kurushya umubiri wanjye ese iyo ubonye nka tatuwaje Imana irakuremye igushyize ku isi igwaye kubaho rugira ruhanga yaturemye irakuremye igwaye inzobe nk'iya Adeline umwari cyangwa se n'abandi bakobwa batasha ndetse n'aba Brian n'abandi ejo urarebye ko Imana bidakwiriye ko yakuremye hagizwe nabyo ukikubitaho ikintu cy'igitatuwaje kwitako cyangwa ugapfumura amaherena ku gutwi nk'amaherena 200
bishatse kuvuga iki wowe ubyibwa iki mbona ari nk'ubwibone biriya bintu ni nk'ubwibone kuwa bishimisha sava nta kibazo nk'uko nanjye nasuka nkabona ndishimye ariko nanone ese ushyizeho tatuwaje umukunzi wawe azayikunda ese urareba ugasanga nta ngaruka izakugiraho iyo umwana wawe wayishyiraho iyo umwana wanjye oya ntago nawe nayishyiraho kubera iki ntago tatuwaje ntago kuba ukunda umwana wawe uzi ko tatuwaje muri bamwe muri zimwe muri tatuwaje benshi iyo bayikubona bahita bakwita ikirara tatuwaje ntago ari ikintu cyiza ku mubyeyi cyangwa ku mukobwa runaka hanyuma usanga bamwe mu bakobwa benshi bafite bimwe mu bimenyetso nk'ibyo benshi bakunda no kugumirwa oya ntabwo bakunda kugumirwa ntabwo ari icyo kiba kibiteye ntabwo ari icyo kibiteye rega buriya kubona umukunzi mubana nishaba uba wasenze ntabwo rero ari icyo kibiteye gusa abagabo benshi nzi ntabwo bakunda tatuwaje babifata kundi kuntu yego hanyuma umwari Adeline ni ubuhe butumwa wagenera bamwe mu rubyiruko cyangwa se bamwe mu bari n'abategarugori mu basore abasore bitware gute abakobwa bitware gute ababyeyi bitware gute abapapa bitware gute ni ingero enye nshaka kutubwira abakobwa badafite abagabo umugabo muzima ava ku mana abasore nabo mureke kwandagara umudamu uramusengera ukamubona mwiza wishimiye abapapa nabo mu ngo zabo mwubaha abagore banyu kuko umugore ni umugisha wawe ni ibyishimo byawe natwe abadamu cyangwa abakobwa bashatse vuba cyangwa bazanashaka twige kugandukira abagabo bacu ingo zacu zigende neza yego hanyuma umwari Adeline biragoye muri iyi minsi kandi ndetse bigaragara ko biri kugenda bigora bamwe mu rubyiruko aho uri kubona iminsi iri kugenda iha ibindi igatandukana ibi bikava bikaza bindi ukumva umwana ari gutinyuka kwica se cyangwa se isa akica umwana ibi biri kugana hehe n'ibiki bitwigisha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ese bamwe mu banyarwanda cyangwa se mu batuye igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abayobozi bwabo niki kintu wagira inama muri ibi bintu ko mbona ibihe biri kugenda birwanya ndakeka ibyo ngibyo bibaho ariko u Rwanda narwo cyangwa se igihugu barabahagurukira barabahana barafatwa ntabwo ibyo ntabwo ari ibintu by'u Rwanda hari umudamu ejo nabonye ku nkoranyambaga ari kuvuga ngo umugabo wa mbere ngo yaramukubise yerekana aho yamutemye nanone yerekana ngo undi mugabo w'umwinjira ngo aho yamutemye ntago byagakwiye ese wowe arinda ajya kugutema ureba hehe kuki utagenda kare kandi leta yo idushishikaza kandi bafitanye inzu oya inzu se n'ibiki bureka bafitanye inzu n'abana ntabwo yabata abana urumva abana ntabwo nubwo bavuga ababyeyi baratubwira ngo dupfire abana bacu ariko ntabwo ari byo ntabwo umugabo azaga kugutemera mu nzu ngo upfiriye kuri ba bana muhunge agufashe cyangwa se anabyihorere nawe ufite amaboko Adeline iki kintu umugabo yagukora ukumva wamuta umugabo icya mbere ni inkoni ikindi cya kabiri inzara ni umuntu ufite amatama manini inzara iraryana umugabo ampimye umugabo akanca inyuma nkamufata apana amagambo hirya no hino yego nkamufata gutya ntago rwose namwihanganira wamubabarira Adeline mbabarira kuza abantu benshi bagiye bababarirwa namwihanganira bitewe n'uko aje cyangwa se anyakiriye muri ibyo bintu mubajije kandi nabonye hari abagabo umugore abona ibyo bintu ugasanga ese mugabo wanjye ibi ni ibiki bizatugeza kuki ahubwo agatangira mva imbere wa mugore we wintegeka wigira gute oya ca bugufi mu ikosa wakoze ku bagore ntibakunda gusaba imbabazi n'abagabo ubwabo ntibakunda gusaba imbabazi amaherezo y'ibintu abagore akenshi abagore dutanga imbabazi mu bikorwa abenshi bamwe mu bagabo ngo basaba imbabazi mu gikorwa cy'akabariro kariya agatuma umuntu agarura icyizere
ujye utamubabarira mbere ukumva ko uri mubabare kuko mugeze mu gitanda. si no mu gitanda ariko nawe urebye ibikorwa utashye ugasanga nakoze cyangwa nzakora biguha ko wa mugore yakubabariye. Abagore turihangana cyane, igitsina gore kirihangana cyane 90% kihanganira. Nicyo kintu ushimira abagabo natangiye mvuga ko nashima bose. Hari abagabo bananiye ingo zabo, abagore baririra bababaye cyane, barera abana mu muhanda, muri marato nahe hose, kandi barabyaranye n'iki n'abagabo kandi bazi gukora, bakareze babana. Abo simbashima. Nshima umugabo wicaye mu rugo rwe n'abana akabarera, niwe mugabo ngemba mvuga nkunda. Ntago nkunda umugabo wirirwa hanze yirukanka kandi urugo rwe rurushye. Hari bamwe mu bagabo bagira amafaranga bakajya mu tubari bakayanywera bagataha no guhahira umuryango ntacyo bimaze, bikavuga ngo umugore ni ndongora nitunge. Abo bagabo harabura bwabone. Ndabazi cyane ugasanga umwana nyine yishwe n'inzara, bodaboda yaracitse, kandi amashuri barajijisha, amashuri kuko leta yabahana. Ahubwo ugasanga umwana ntaheruka ako kanyama, kandi wowe urakarya dore akabenzi cyangwa akarya inyama kaza turimo. Wenda imibi n'umugore uyumva, ariko umwana ntayumva. Ariko se wowe ugiye mu kabari kurya ibyo bintu, basi mu rugo hari agasosi k'akaboyiro wahasize, byibuze ngo wice iperereza. Yabaguriye ibijumba. Abagabo nyine yabaguriye ibijumba nimwabukuriye. Ibijumba ni ikintu warya no mu rubaturanye, ariko umwana ashimishwa no kubariye utuntu twiza. Kandi ugasanga bamwe mu bagabo bari kujya guhonga indaya bakibagirwa inshingano zo mu rugo cyane rwose. Ugasanga umugabo yicaranye n'indaya runaka, biteretsa ku gafi k'20,000, kandi umugore we yashatse wamubyariye abana 4 cyangwa 5. N'abagabo batajya basohokana abagore babo 4 cyangwa 5, ugasanga nta n'umwenda no gufura n'ibiriho, babaswe n'akabari. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Nari mvuze ngo ugasanga bamwe mu bagabo bufite umugore wiruka kumusohokana ku ngoma ya Gahindiro, ahubwo sohokana twa dukobwa turi hano hanze. Hanze ari abakobwa batereka amaso nk'inyambo, bafite na nyashi, kubona ubyaye 4-5 rero ntago ari bukwiteza. Ako jya wibuka basi wowe mugabo, jya wibuka ko wa mugore wamushatse n'ubundi angana nka wa mukobwa, amabere yaraguye. Yagushijwe nande se? Yagushijwe nawe, wowe niwe wayagushije n'abana bawe. Magaciro basi ukomeze unkunda urukundo wankunze cyagihe nyiri wa mukobwa y'amabere atari yagwa. Ahubwo ni ingeso. Erega hari n'abagabo batajya baca cyane. Hari abagabo batajya baca abagore nyuma rwose, ndabazi. Akabaho yirongorera wa mugore we gusa. Harimo n'abanywa agacupa bagataha ibintu by'abagore bakabihurwa. Hari agacupa abenshi, hari abakanywa ntibabihurwe, hari n'abakanywa kakabongoza. Meze nk'umukanywa. Ntago ngenge nyaha. Iyo urebye mu gihe utanyweye agacupa y'ubukanywa iki gihe uba umeze ute? Nagira n'amahane ngewe ntago njya unyweye agacupa nkakanywa pe, nk'uko mbona abantu bo hanze. Abagore bagahamya, hari abagore bitwa sinzi undongoye baba bagahamije. Ngere ariko nta nakanywe ntago namera kuriye, nakanywa mu cyubahiro. Hari abagore bitasha gacuruzi cyane ku buryo atamenya naho anyaye, atamenya naho yihagaritse waya. Birindura atiriwe. Cyane rwose. Biriya bintu ngiye binera n'agahinda. Binera agahinda. Niyo mpamvu mubwiye ngo umwambaro w'ipantaro kuba ushoboye ni umwenda mwiza cyane. Umwaradere reka tureke kugora, ahubwo tugusabe kugira ngo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uzagaruke. Abantu benshi baragukunda kandi no muri comment kandi bajye bakwandikira kubwira ko bagukunze. Hanyuma reka tugushimire. Murakoze cyane.